Yeah, okay. Yeah, bimeze bite? Tureba the POPES EXORCIST. Bimeze bite? Nyuma ya Shani Breezy tureba filimi isohotse uyu mwaka, the POPES EXORCIST. Okay. Fata shoti cyangu yituta sinzi cyo nshaka ashize umwanya urimo kwipita pitisha sha ndi kwiyumvamo ubona kuburove urimo kumura kamure magakoti ino idire shitani simbi menyere online ndagoye yeah gusumba imari ibyo si ibintu byanjye binteye igitenda goye. Yeah, POPES EXORCIST. Cyase ni EXORCIST ngo wa papa muramuzi. EXORCIST akora iki? Iyo ni titiri baho n'abantu bakora akazi ko kwirukana imyuka mibi mu bantu cyangwa daimon. Bega baperforminga exorcism. Sibyo? The POPES EXORCIST bakora igikorwa cyitwa exorcism, aho wirukana amadaimoni mu muntu, imyuka mibi ukayitokesha. Uwo rero we ni umupampe wa papa i Vatican yirukana amadaimoni mu bantu. Sikia money very kashani. Okay. Hachimara gushya bye bye kwa heri. Sikia ni ukumucomoka na beveri. Beveri niho tuba ya Kigali. Sha El Chapo tujye beveri abantu batazi ko Kigali yasigaye haba Gabriel yakaba yari exorcist cyangwa abantu birukana mu bandi amadaimoni mu bantu babaho babahozeho bakorera i Vatican. Ndagira ngo uriya magambo dutangirana wumve byanditswe na Padiri Gabriel cyangwa tukamumwaza tukibwira mu mitima yacu ngo satani nagabaho, ngo nibwo se kibagenda kishima akavuga ati barasinziriye. Byanditswe na Chief Exorcist wi Vatican, yabaye Chief Exorcist wi Vatican ari ukuriye mbega abantu birukanamo abafashwe n'amadaimoni cyangwa se n'imyuka mibi. Yarakuriye abo bantu bakoraho akazi kwera muri 86 kugeza ejo bundi mu 2016. Ejo bundi utagira ngo ni kera, ubirebe witonze. Iyi filime rega ishingiye ku bintu byabayeho. Padiri Amoth